ndizera ko uguwe neza, umerewe neza, ukomeje kurindwa n'amaboko y'Imana akomeye ahantu uherereye hose. Nk'uko bisanzwe, uyu ni umwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi. Wowe wamaze gukora subscribe, Imana iguha umugisha. Nawe niba utarayikoraho, wareba aho hari akazogera ugakoraho, kugira ngo tujye tubana ku munsi dushyizeho video ujye uhita uzibona. Ikindi wakora share, ugakora comment. Imana iguhe umugisha. Nyemerera rero dusangire ijambo ry'Imana Imana iduhaye uyu munsi, dusanga muri iki gitabo urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo. Urwandiko rwa mbere Paulo yandikiye Timoteyo, igice cya kabiri, haravuze ngo irya mbere ya byose ndaguhugurira kwingingira abantu bose no kubasengera no kubasabira no kubashimira. Umurongo wa kabiri, ariko cyane cyane abami n'abatware bose, kugira ngo duhore mu mahoro, tutabona ibyago, twubaha Imana kandi twitonda rwose. Ibyo nibyo byiza byemerwa imbere y'Imana Umukiza wacu, ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Uyu munsi ndagira ngo tuganire kuri aya magambo. Abantu benshi maze iminsi mbyitegereza, maze iminsi ndimo ndabireba, kandi noneho no ku bakozi b'Imana bitwa bagenzi bacu. Ariko uyu munsi nzanye message imeze gutya ngo, mbese ni iki Imana ishaka mu gihe nk'iki nk'abakozi b'Imana? Ni iki Imana idushakaho? Mbese Imana ni iki gushakaho wa mukozi w'Imana we? Mbese Imana ni iki gushakaho wa mukristo we? Mbese Imana ni iki gushakaho muri ibi bihe, muri iyi minsi, ibihe bigoye, ibihe by'iminsi ya nyuma, ibihe by'imperuka bishushanya kugaruka kwa Kristo? Niki Imana ishaka ku itorero? Niki Imana ishaka ku bakristo? Uyu mugaragu w'Imana Paulo, mwese muramuzi, ni umuntu yahamagawe mu buryo bukomeye. Yari umuntu atoteza ubwoko bw'Imana, kuko ntabwo yahora yemera iby'Imana, ariko kuko Imana yo igira imbaraga, imugiraho umugambi. Imaze kumugiraho umugambi, imuhamagara mu buryo bukomeye. Yanze kwemera, ariko aza kwemezwa n'imbaraga z'Imana. Bibiliya iravuga ngo yinjira mu muhamagaro, nawe rero atangira gukorera Imana gutyo. Paulo igihe kiza kugera rero, nawe ararobanura, arobanura abakozi, abasiga amavuta, abagabira igikorwa ngo bakorere Imana. Mubo yarobanuye ndashaka kuvuga kuri umugabo witwa Timoteyo. Bibiliya ngo Timoteyo yahamagawe akiri na mutoya, ariko Imana nk'uko twese tubizi ntabwo ireba igihagararo. Imana ntabwo ireba, hari ibintu Imana ireba mu mutima, kandi Imana ikakugiraho umugambi. Timoteyo rero arahamagarwa, ashyirwa mu muhamagaro, mu mpanuro Paulo yamuhaye amugira inama kubw'igikorwa cyiza yari ashinzwe, yari ahawe agiye gukora. Yamugiriye inama nk'umurobanuye kugira ngo akorere Imana. Aramugira inama imeze gutya, aramubwira ngo dore ikintu Imana ishaka ku bakozi b'Imana, nuko twebwe tumenya iduhamagaye, nuko twebwe tumenya gukorera Imana by'ukuri. Aramubwira ngo ndakuhanura wowe Timoteyo gusengera abantu bose,
gusabira abera bose. Aramubwira ngo ntuzurobanure ku butoni, ntuze ugira ikintu urebaho. Aramubwira ngo ntuzurobanure ku butoni, ahubwo usengera abantu bose. Ubwo ni ukuvuga ngo mu gusengera abantu bose harimo abakomeye, harimo abadakomeye, harimo ababyibushye, harimo abatabyibushye, harimo abarebare, harimo abatari abarebare. Aramubwira ngo usengere abantu bose, kuko iduhamagaye ni Imana imwe. Imana ntabwo igira ibintu by'amacakubiri, Imana ni imwe. Aramubwira ngo usengere abantu bose, kuko papa ni umwe. Imana yacu ihabwa icubahiro. Ageze ku murongo wa 2 ariwo nshaka kuvugaho gatoya, aramubwira ngo ariko cyane cyane nubwo ugiye gusengera abantu bose, nubwo ugiye gusabira abantu bose, nubwo harimo abakecuru, harimo abakiri bato, harimo abana, harimo abasore, harimo abakobwa, ingeri zose, aramubwira ngo ariko cyane cyane nugera ku bami ukagera no ku batware, aramubwira ngo baba uzabatindeho, ubasabire nabo, ubingingire, ngo kugira ngo duhore mu mahoro, kugira ngo tube mu mahoro. Burya rero umukristo nusengera ubuyobozi Imana yamuhaye. Umukozi w'Imana nusengera ubuyobozi Imana yamushyiriyeho, kuko twese turabizi ko nta buyobozi butava ku Mana. Ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. Umukristo rero mwiza nusengera ubuyobozi Imana yamuhaye. Umukozi w'Imana mwiza nusengera ubuyobozi Imana yamushyiriyeho. Niko Pawulo avuze. Pawulo arabwiye Timoteyo, aramubwiye ngo usengere abami, usengere n'abatware. Niba undeze amatwi uri umukozi w'Imana, kumbure uri umukristo, urakijijwe, ariko nagira ngo nkubwire ngo inshingano zawe ni ugusengera abami, ni ugusengera abatware, ni ugusengera abaganza, ni ugusengera abantu bose ukabasabira. Kandi umuntu wese ntuvuge ngo ibi ni iby'abakozi b'Imana, nawe uri umukozi w'Imana. Niba warizeye Yesu umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ni ukuvuga ngo wacitse umukozi w'Imana. Sengera igihugu cyawe, sengera abayobozi bawe, sengera indongozi. Umuntu arazisengera ugakunda kandi indongozi zawe, kuko ubuyobozi bwose bushyirwaho n'Imana. Ahantu hose unkurikiye uri, nagira ngo dushangirire ijambo kugira ngo turebe icyo Pawulo yavuze kuri ibi ngibi. Ibyo rero niby'Imana ishaka, ni nabyo Imana ishima. Pawulo aravuga ngo niwakora ibyo Timoteyo, ngo uzaba ukoze igikorwa cyiza cyane, ngo kuko Imana ibyo ngibyo nibyo ishaka, ni nabyo ishima. Imana ikumere umugisha, Imana ikugirire neza, ugire ibihe byiza, ugire amahoro y'Imana. Ku mugoroba turagutumiye mu materaniro kuri Zoom. Shalom shalom.